abangavu n'ingimbi duhura n'ibibazo byo kubura serivisi zo kwa muganga. Nkanjye uri munsi y'imyaka 18 sinajya kwaka serivisi ngo bayime nari kumwe n'umubyeyi, kandi umubyeyi ntabwo ibibazo byose twahura nabyo mu rubyiruko ariko nabimubwira. Urugero nkanjye ntabwo natinyuka kujya kubwira umubyeyi ibintu byo kuryamana n'umuhungu kuko sinatinyuka kumubwira. Ibibazo ingimbi n'abangavu dufite tujya duhura nacyo ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ni ukutabona aho twakora ayo makuru, naho twayakura ku mbuga nkoranyambaga haba hariho amakuru atizewe mbese y'ibihuha, akaba yatwoshya ntitumenye amakuru yizewe ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Hari ukuba abarimu bakabaye babitwigisha cyangwa se babyigisha mu mashuri, usanga nabo ubwabo nta bumenyi buhagije bafite, cyangwa se niyo baba babufite ugasanga muri bo haracyarimo wa muco ukibagenga muri bo, bakumva ko niyo babyigisha bagomba kubica hejuru. Hari ibyumba by'urubyiruko turabifite ni byiza, ariko bikora biti. Harimo nk'aho usanga umuntu ukoramo ari mwene wanyu ari iki, waba ukigerayo aho kugira ngo akwakire nk'umuntu agomba gufasha, ahubwo akakwakira nka mwene wabo. Waba ukinjiramo agahita akubwira ati urajya he, wakoze iki, byagenze gute? Kandi ntabwo arimo aho ngaho, hari ibintu aba agomba kwibagirwa mu kanya yakiriye umuntu. Agomba kwibagirwa bya bindi byose bapfana, ntiyumve ko agiye guhita ajya gutanga amakuru kuko uba wamuganye yizeye ko ari bugufasha. Hari ibigo by'urubyiruko bikeya bidahagije, ndetse n'abakora muri ibyo bigo niyo baba barimo bisobanuye ko ni abantu bakuru, ingimbi n'abangavu cyangwa se urubyiruko muri rusange tutabasha kwisanzuraho. Noneho ugasanga naho biri kure, ntago ingimbi n'abangavu n'urubyiruko babigeraho mu buryo bworoshye, ugasanga ni kure, habera kure, cyane cyane mu byaro. Ugasanga ingimbi n'abangavu bo mu cyaro barakomerewe kubera ko batagera kuri ibyo bigo by'urubyiruko mu buryo bworoshye. N'ubashije kugera kuri ibyo bigo by'urubyiruko, usanga aho kugira ngo bamwakire bamuhe serivisi nziza, bamucira urubanza bakamubaza, wa mwana we uje kwaka izi serivisi wakoze imibonano mpuzabitsina, nyine ugasanga barimo baramujyaginga bitewe n'uko baba batazi kwisanisha n'urubyiruko ndetse n'ingimbi n'abangavu. Ngiye kwitangaho urugero, ndagiye ngezeyo sanze harimo wenda umumama ni mukuru aranduta, naba nkinjira aho kugira ngo anyakire ambaze tugufashe gute, anyakire nk'umwana, kuko byibura anyakire nk'umwana niba adashaka kunyakira nk'umuntu yisanishe nanjye, anyumve nyine ikibazo akigira iki, agatangira akambaza umwana nkawe kuki wishora mu bintu nk'ibi, igute na gute, kandi yagakwiye kumbwira ati byakugendekeye gute, tugufashe gute, mbese akamfasha kumva ko nkwiye kumubwira byose nk'umuntu mwisangaho. Turasaba ko bahashyira abafite imyaka mikeya, atari ababyeyi bakuru dushobora kwisangaho, kandi nabo ngabo duhuje imyaka cyangwa se bakiri batoya, nabo bakabasha kugira ibanga. Niba mugannye mubwira ko naraye nkoze imibonano mpuzabitsina, ntabisakaze mu bantu, ntandebe nabi nyine ngo ahita atangira judging, cyangwa se n'undi uwo ari we wese ashobora kuba yabimubwira. Kuba nzi noneho urumva ni ibigo bitwegereye mu makartier, ejo namucaho muri quartier nkumva arimo kubiganiriza abaturanyi, nabyo byaba ari ikibazo. Rero turabasaba ko abo tugana kuri ibyo bigo bagomba kuba bafite ibanga.